areke kutuma turyana hagati yanjye na Shaniye. Ni utuma muryana. Kandi nanone amenye n'umwana yabyaye hanze, sibyo? Amenye ko nawe akeneye kubaho. Kuki yumva ko aba yabyaye bari kumwe na madamu we w'isezerano yemera. Bagomba kurya uwanjye narye. Wababona bayeho gute? Kandi ubu ngubu wasanga umwana nakora azaza akamwa ngo wamaye umwana wanjye. Usazaza kumunya kahereye kuki? Hoyas. Kwikaye yaba yaramuhaye se. Kwikariso se, ku mwenda se, kuri pampa, ku biryo, kugikoma. Ubu wasanga umwana nagera nko mu myaka nk'itatu cyangwa 5. Azatangira akavuga ngo ngo nshaka umwana wanjye. Imana yanjye Marite n'uburi kunyumva unandeba. Mbabarira nari cyo wumva washaka kugeraho kizima n'abana bawe. Kuko nagara abana babiri ubwo ni 3. Sibyo? Umva ko nawe ushaka gutera imbere. Gerageza ufasha abana bawe wabyara. Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent. Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent. Ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much. Come to me. Come to me. Je t'aime trop. Nalingo mingwana. Manzi na Innocent. Nukuri ndabashimiye. Mwahisemo neza nukuri muraberanye. Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye. Reka ngususuka nkwifurize ibihe byiza uko subscribe kuri Manzi na Innocent TV nawe turakwandizera ko ugiye kuyikora kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5 ni Manzi Imana Manzi ya mwiza Manzi Sadona nagusuje wowe ukunda ibiganiro byacu tukugezaho umunsi ku munsi nagushuje wowe wakoze subscribe uri muri Australia, Canada, Asia, Afrika yose muri rusange by'umwihariko abumva ndetse n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda gusuje wowe uri mu mujyi wa Kigali ndetse nawe uherereye mu mpera mu mpande zigiye zitandukanye z'iki gihugu cy'u Rwanda. Iyi ni Manzi na Innocent TV nkangushimire wowe udahwema gukora subscribe ndetse no gusharinga ibiganiro byacu ndetse no kuduha comment utugira inama uduha inyunganizi kugira ngo hagire ibyo duhindura nangwa se ibyo dukora. Kuri kamera ndetse na mikoro za Manzi na Innocent TV muri kubareba Nyamwari Murozikazi. Gera abari cyo tuzajya tuvugana ngo atuye tuvuga mama Bera birangirira. Ujye uvuga icyo ushaka. Ariko nanone sinibagiwe gushimira utugezaho amajwi ndetse n'amashusho ameze neza cyane bamwita Blaze Indaya y'u Rwanda. Hanyuma uraho Mabja uraho Ndaho kure kureba nabi akosha barozi mureba nabi gusa. Akindi kintu wumva waba wibagiwe musa. Acha nibagiwe se ni kireke cyo nibagiwe bwo nicyo ntazi. Imana ishimwe. Awe. Utabizi. Niko. Kuva utabizi. Icyo nibagiwe bura nicyo ntazi. Noko. Niko. Ubwo nibyo. Umeze utese? Ndaho meze neza. Tuguhaye ikaze na karibu hano nanone ubushize waganiriye na mama w'abapampe birangira bitagenze neza ariko yari yateguye kuguha nyoko pe. Ndetse ko mbamenyereye. Ndabamenyereye. Rekase. Tumenyereye iki? Amenyereye ko mungurukana ngo ndo umurozi kandi nari umurozi. Bugesho kure. Bandeze ubwo kugurukana ngo umurozi kandi utari umurozi. No kureba ko ibi bigaragaza. Shaba byihoreye mama pampe wabonye ibintu yankoreye ubushize. Ansebya ngo ndo umurozi kandi nari umurozi. Nguri iki? Ndo umurozi ngo naroze Shaniye kandi Shaniye se byahe dupfiki se hubwo. Arewe. Ariko muri guhakana ubwo arewe ariko murana byitoza. Kugira ute? Nese Martin uramuzi? Ndamuzi. Yitwa nde? Twa Martin. None se ngubwiye ngo yitwa nde? Mupfana iki? Twarabyaranye. Nicyo mupfana. Nta kindi. Arewe.
ubu urikoze rero uvuye mu Rwanda ufashe wagenze n'indege wagiye n'imodoka njya hehe se? muri Kenya. Wambonye njyayo? Nakubonye uvayo. Akamakuru arihuta. Nakubonye uvayo kuko ibimenyetso ni byinshi. Byuko wagiye kuko wavanye imbatura mugabo yentuza ya supaguru ya made in Kenya. Oye bantu mbwira ntago mbyumvishe neza mbwiye. Ya made in Kenya. Bagutumye ngo uze wica umwana umwari w'abandi. Umwari wande? Wago abandi wabanyiraho. Kwande nyine? Fashani. Inkuru zirashyushye. Yame neza rero. Arewe. Ngwe bwa mbere. Nuko nicururiza agataro. None se ko nicururiza wa muntu we. Nkandetse koko nkicuriza agataro kanjye nkarera ura mwana nabyaye. Bizaba twari iki? Cyangwa uricuruza. Buri zabwo naba nicuruza n'ibyaho nawe ncuruza. Ayata ntitubigera urubanza. Naba ndi gucuruza iki? Ntitubigera urubanza. Umuntu nacuruza ibintu bigiye bitandukanye. Nshaka kurangurira no munsi imyenda, ejo nkarangurira intoryi na karote n'imiteja n'inyanya n'ibitunguru, ejo nkarangurira inkweto, ejo nkarangura iki, kuki mwumva ko ibintu byose yego. Arewe. Uzamvuga icyo mushaka, cyangwa icyo mudashaka gukora. Ariko arozi muragwira mugira ibyanya. Wowe utari umurozi. Ngendiwe. Reka mbyemere. Wafashwe ninde hano barakuzi. Ahubwo rero ikibazo gihari nuko bazanyishyiramo ngo ngendana n'abarozi. Nangwa se ngo mvugana n'abarozi ngo mpibiganira abarozi. Yego. Ngo ndashaka ngo nzategure ngo tuzajyane ngo amagare mama pampe nk'umubyeyi aderekeze tuye gusura Shaniya. None se sibyo niko byagenze. None se twagiye kumusura bagasubizamo aka video se agaki bagasubizemo ya nabyo nabonye ibyo nibyo nyine gasubiremo se ukirebere ukanyereka upfunyura supagoro mu mabere wabibenyeretse se. Arewe kwazagira kakwirirwa unsebye. Arewe ntabwo ngiye ngusebye nawe wirangije. Aha rugaro nawe rutabera. Rurakubera. Ahandi se umeze ute? Ahandi urebye ndaho no mujyi wa Kigali nawe ubibona ko bibe bikaze. Hano warasobanutse ntabwo kiba mu kiraro. Ntabwo ndi kuba mu kiraro. Ubwo hari umuntu wacumbikiye ariko nawe umva mereye nabi byihorere ngo ntabwo nzana amafaranga yo guhaha ngo dufatanye ngo duhahe. Ariko n'umunsi mbe nayabonye ejo nkayabona ejo nkayabura ejo bundi nkayabura. Nawe urabibona muri uno mujyi wa Kigali we bigoye n'umwana kugura pampa kugura ibiki. Umwana baramugusubije. Byihoreye ahari saho ntago nkubite akajisho yenda nkagira uwo mutima nkaba nanyaruka nkajya kumureba yenda nkamushyira nako kabiswi. Uzajya kureba umwana nta kintu umushyiriye. Ndabizi se. Yego ko. Wari wamura wowe no kujya kumureba. Ndagenda nkamureba. Nasubwo wari waremewe kumukurerera ko yaremeye kumukurerera arebye ubuzima ubamo. Kavuga ati ibi bintu naza ntago nkuze umwana akuza akabibona byaba ari ikibazo gikomeye. Warangiza nawe ukitorera ukirukanka ukajya ugenda ujya kumureba umushyirira iki yakuraho bigenda bite. Ndashakisha. Hanyuma rero witeye urampamagara urambwira ngo nze tuganire hari ikintu ushaka kunsaba. Ikintu ushaka kunsaba ni igiki bimeze gute? Ikintu nshaka kugusaba. Nshaka kuzamerekeza ajya kureba Shaniya. Nkaba namusaba imbabazi mu izina rya Yesu. Kameramani wari dekara yavuye. Avuze ngo iki? Aravuze ngo ntuzamubwiye ngo aterure kamera ze mugende. Reka nkubwire. Reka mbasabe. Nje nshaka ko mumerekeza nta nubwo ari na kera. Muri no minsi yenda reka nkubwire rero. Nje reka nkubwire nanjye ikintu cyane. Ngerageza uko nshoboye nkafasha ntako ntagira. Uri kumva? Nkakora iki? Njye mbwiye nkabyubahiriza. Ariko mu by'ukuri nje nakubeshye bitewe n'ibintu ukora bitewe n'ibintu wakoze njewe ntabwo nakongera kuguherekeza tujye mu rugo rw'abandi. Ahubwo uzabigenza ute? Ikintu nge nzagukorera
ni ukumuhamagara Shania nkamusaba ko wenda yaza hano tugahurira hano mu kiganiro nkabahuza ibyo gusa dushaka kumubwira ukazakimubwira naribi ariko njyewe nk'ibintu byambayeho bingwiriye ntenda byari byagenze gute sinzi ukuntu nanjye byambaye nanjye narabyumvishe nyuma baranabinyerekana umva nkubiswe n'inkuba narumiwe mburaho ndeba isoni ziranyica ariko yumve ko nta mutima mubi mfite ubu ngubu se utangiye kubyemerana byihoreye ubu ngubu utangiye kubyemera ibintu uhakana bakabikwereka rimwe kabiri wikarakasaga wabihakanaga ko utamuroze kandi uri umurozi muba ahubwo muroze kangaro none se nigeze mbikora mbigambiriye nigeze mbikora mu kiganiro ntabwo wabikoze ubigambiriye reka nukuri wabikoze bigenze gute ese ubundi reka mbanze nkubaze wa mugani reka mbanze nkubaze ubundi wa mugani watekereje gukora biriya bintu gute turi babiri twenyine tuganire mbega wapanze kubikora gute uwabigutumye ninde ko mu byo uzaba uri kumwe na Jeanne ibyo bintu uzabimubwira byanga byakunda nanjye ntabwo mbizi pe ukuri kw'Imana ntabwo nabasha kubikubwira gute simbizi uko nabibonye ni gutyo wabibonye gutyo gute nanjye nabibonye gutyo wabibonye gutyo wabonye amabere yawe yajemo supaguru se basanga ari byo bari banerereje anzwe marete mujya muvugana se ntago meruka muri kumwe muri Kenya mwapanze iki ariko kuki muri kumwe ngo muri Kenya ntago nigeze njyayo muri kumwe muri Kenya mwapanze ko ntago nigeze njyayo anzwe nukuri anzwe ntago nigeze njyayo ntago yigeze akubwira ati wowe genda nugerayo ugahuhure katuvere mu nzira ubundi ese ubundi wari kumuhurura bari abana ukabarira wari kumuhura n'abana nabo ukabahuhura abana se wabo bazize iki icyo kintu ntabwo muri kucyumvara abana babo bazize iki ushatse kuvuga iki abana nabere ikibazo gifitanye na nyina mufitanye ikihe kibazo Shashani yanjye yagenda nsebya ntakiyakira n'umugabo amafaranga ndekama na make akabyitambitsemo akaneranye nawe akavuga amagambo adakwiye mana yanjye ayabwira umugabo se ayabwira umugabo wanyu oyas ababwira umugabo wanyu ntabwo ngende kubyumva uri kumva abaneranya n'umugabo uri kumva bikaba beef tugaserera ne yaragize n'ikintu agiye kumpangira bikaba birapfuye nanjye rero niko kurakara nkaza guserera nawe ukaza guserera nawe iyo ibyo ngibyo bimaze kuba nibwo wowe witupanga ukavuga ati ngiye gusererana ari n'igihe ari n'umujinya ubinkoresha nkagarura ubwenge nyuma ukagarura ubwenge nyuma ubu wagaruye ubwenge se narabugaruye ubu ngo nta mutima mubi mufitiye enchikwe nicyo kibigaragaza ingiye ikintu kibigaragaza nyine ko nta mutima mubi niko ndi kumusaba imbabazi ni ukuri ko Imana nambabare ntabwo bizongera uri kumusaba imbabazi natwe niko basaba imbabazi ntabwo bizongera niyihangane n'ibyongera rero ikintu wenda gihari impamvu wenda y'ibintu byinshi ndaza kugerageza ntabwo ni ukuri ko Imana ishobora byose sinzongera gufata umuntu ngo mujyane mu rugo rw'abandi kubera ko nge nababonye kuko kose narababonye ntabwo mugenzwa na kamwe namugenzwa na twinshi ubwo nge wenda ikintu ngiye gukora ngiye gushaka uko nzamuhamagara musaba ikiganiro aze wenda muhurire mu kiganiro umubwire ibyo ushaka kumubwira ariko nizere ko nta bintu by'imirwano bizabaho nangwa se ibindi bintu bidasobanutse nizere ko tageti yawe ari yo gusaba imbabazi Shani no gusaba imbabazi ntabwo tuzarwana abantu ni hatari gusaba abantu barabyumva ese kuki wumva ko ibintu byose twahuriramo ari faya gusa utakumva ko twakora ikintu cy'amahoro oya ngewe icyo mbabonamo nicyo nkomeza kugenderaho icyo mbabonaho icyo ngiye nkomeza kugenda nta nkubonye nyine ariko ubwo niyo forum ubwo wambumbyemo ngiye nkubo manarabumba biye nkabumba umuntu babarira ndakwiyana none se hanyuma rero amakuru y'umugabo wanyu amakuru y'umugabo wacu rero ngewe
hashobora kuba hanyuzamo nk'ibyumweru nka 3 tutavugana. ngaho gira ikintu mubwira, ubu ari kukureba, ari kugukurikira, ari no kukumva ibyo uri kuvuga. Gira icyo mubwira, va mutima rwose, gira ikintu mubwira, mubwire. Ikintu namubwira ni ihangana tubera imfura, ibintu by'urusaku n'ibiki byose bivemo bitandukane, reke kutuma turyana hagati yanjye na Shaniye. Niwe utuma muryana. Kandi nanone amenye n'umwana yabyaye hanze, sibyo? Amenye ko nawe akeneye kubaho. Kuki yumva ko aba yabyaye bari kumwe na madamu we w'isezerano yemera. Bagomba kurya uwanjye narye. Wababona bayeho gute? Kandi ubu ngubu wasanga umwana nakora azaza akamwa ngo wamaye umwana wanjye. Usazaza kumunya kahereye kuki? Hoyas. Kwikaye yaba yaramuhaye se. Kwikariso se, ku mwenda se, kuri pampa, ku biryo, ku gikoma. Ubu wasanga umwana nagera nko mu myaka nk'itatu cyangwa 5. Azatangira akavuga ngo yewe nshaka umwana wanjye. Mana yanjye Marite, n'ubu uri kunyumva unandeba. Mbabarira nari icyo wumva washaka kugeraho kizima n'abana bawe, kuko naga ari abana babiri ubwo ni 3. Sibyo? Umva ko nawe ushaka gutera imbere. Gerageza ufasha abana bawe wabyaye. Niba bitabaye ibyo, mbabare umvane mu kanwa kawe. Nurangiza nkire hasi, kuko ibintu byo kumvuza jye uhora mu nduru nserera n'ibiki na Shaniya. Nta n'ikintu mariye nawe mbe numva ari hora mu maganya ibiki n'ibiki. Kandi njyewe kububabare mbe nifitiye. Ari n'igihe ushaka, ari n'igihe nshobora kuba nzi ko yenda ari ikintu yamuhaye, nawe nta kintu yamuhaye, ariko kubera ko mbe mbona yenda ndusha kondisiyo y'ubuzima, wenda ari muri kondisiyo y'ubuzima bwiza, nkimagina ko we yari ikintu yaba yamuhaye, kandi nawe yenda wasanga nta kintu yamuhaye, rimwe na rimwe wenda we yaranabimuha gera n'ikinamo. Rero bibaza kubyara uhamagara umuntu akavuga ngo wabyaye iki? Agiye gutwara umuryango. Nawe ujyane courage. Uzamusanga we wabonye inzira. Wabonye ibyihoreza uko washinyagura n'uvuye gutanya inase. Wabonye inzira se? Umura. Nawe bitabera. Nawe byakubera. Reka ngushimire. Urakoze cyane. Kanamwe mbashimire kuba mwabashije kudukurikira. Imana ibahe umugisha. Kora subscribe, like, share na comment. Iyo tubana 5 kandi imaze Imana manzi ya mwiza manzi Satan.